banje kubashimira mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, hamwe namwe mwabakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Njye mwumva kuri mikoro ni Shadia. Ndasuhuza cyane cyane abantu bari mu Burundi badukurikirana, abantu bari za Uganda ndabizi ko badukurikirana cyane, abantu bari muri Congo, Kenya, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. N'abandi bari hakurya y'amazi magari, Amerika, Canada, Ububiligi, aho hose ndabasuhuje. Tugiye kubana rero muri iki kiganiro. Imana yashimye ko twakira umutumirwa ahangaha mwiza cyane, Imana yasize amavuta. Ndagira ngo rero abanza abasuhuze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma ngiye rero tugiye kubana, ndagira ngo mudutege amatwi kandi n'amaso. Ndazi ko turi bubane neza muri iki kiganiro kandi Imana iri bubane natwe, ni ukuri. Ndabasuhuje cyane. Agiye gutangira bibwira umutumirwa wacu, ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mazina yanjye nitwa Muhawenimana Renata. Ndi umumama w'abana babiri. Ndi umukristo, ndakijijwe. Ndashima Imana kuko yemeye kumba uwayo muri ibi bihe, kandi ndashima namwe mugiye kudukurikira mukadutega amatwi mu mwanya tugiye kubamo. Ibindi Imana y'amahoro iduhana umugisha. Renata, wifuje gutanga ubuhamya kuri channel yacu ya Agatangaza TV, natwe turakwemerera. Uyu munsi rero Imana yabishimye ko tubana, ni ukuri Imana yakoze. Rero ugiye gutangira tuha ku buhamya, kuko ubuhamya burafasha. Ubuhamya burafasha. Hari benshi bongera kugarukira Imana, hari abibaza ati ese nanjye byankundira, ese nanjye wabaga muri buriya buzima nanjye byashoboka ko buhinduka. Icyo ngicyo nicyo abantu benshi baba biteze kumva ku buhamya, ko ari ikintu cyane byabasha guhindura ubuzima bwabo. Baratangira kutubwira ko ubuzima bwawe bwatangiye kugera ubugere nonaha, aho Imana yaguhamagaye ikakwemerera ukaba umukozi wayo, ikemera kugutuma aho ishaka kujya ukajya ukayikorera. Ariko mbere yaho hari aho waciye, hari ibyo banyuzemo, hari ubuhamya buba bwarabanje mbere yo kugera aho ngaho aho Imana iguhamagara kugira ngo uyikorere. Dutangira rero dusangiza kuri ubwo buhamya. Murakoze, ndabashimiye cyane. Mbashimiye yuko mwemeye ko ntambutse ubu buhamya. Yego. Kuko igihe cyanjye cyo guhamagarwa n'Imana cyangwa se igihe cyanjye cyo gukorera Imana numvaga kitazashoboka. Rero ndabashimiye, nkibaza n'ukuntu wenda ibyo naciyemo bizagera ku bantu, kuko nzi neza ko ibyo naciyemo hari n'abandi bari kubicamo, cyangwa se hari n'abandi bari guhura n'izo ntambara. Rero ndabashimiye cyane ko mwemeye yuko mba nicaye ahangaha, kandi ndabashimiye ko mwampaye karibu n'ikaze. Rero amazina yanjye nk'uko nabibabwiye ni yayandi. Hanyuma mvuka mu karere ka Kamonyi, ni muri Gitarama. Ndi umuntu uvukana n'umwana umwe, undi yitabye Imana. Mvukana n'umukobwa. Ngo ubuzima bwanjye naciyemo bwo kuba nkiri umwana bwaragoye, ariko mpamya neza yuko Imana ihindura byose. Nta babyeyi tugira, ndi imfubyi. Nabanye rero na murumuna wanjye mu buzima bwanjye nkiri umwana. Twatangiye ishuri ariko ntitwagira amahirwe yo kurirangiza kubera ko nta babyeyi twagiraga. Twabanaga na shangazi, ariko shangazi nawe ntiyakoraga ibyo yagombaga gukora by'ukuri. Igihe kigeze rero nawe yaza kutwirukana, adusezerera mu rugo rwe, avuga ngo ntago yabishobora kuko nawe yari afite ubuzima bumugoye. Ndagenda na murumuna wanjye tujya kwibana. Avuga ngo iyo yajyaga ku ishuri mu gitondo nasigaraga mpinga, yavayo nkajyayo agasigara atera intabire. Ngo ubuzima twabayemo bwaratugoye bikomeye, ariko kubera ko Imana yari dufiteho umugambi ntago twabupfiriyemo. Ngewe rero ngeze mu mwaka wa 4 nabonye ibintu bikomeye. Ndavuga ngo sinziga ngo nyarangize, ndetse na murumuna wanjye ntaziga ngo yarangize. Afashe umwanzuro wo kuza i Kigali. Naje muri Kigali
mba kwa data wacu ariko naho biranga, nahabaye bampimba amafaranga 800. Ayo mafaranga rero yavagamo ibikoresho bya murumuna wanjye akiga ndetse akabona na peteroli. Nawe igihe cyaje kugera ubuzima buranga, kubaho wenyine mu nzu biranga, ajya kuba kwa mama wacu. Ahageze asanga niba abantu bafite imyuka y'abarangi mibi bashaka kumutangaho igitambo, aza kuvayo, ariko ibyo byose yarabimbwiraga. Njye rero naje kureba mbona amafaranga 800 ntacyo azamarira, mbona ntazatuma ubuzima bugenda neza. Nza gucika kwa data wacu ndagenda, mbana n'umukobwa w'umushuti wanjye. Icyo gihe numara mfite mu myaka 15 14. Mbana n'umukobwa w'umushuti wanjye, ariko yari umukobwa nyine utagira kandi kazi, wikoreraga akazi k'uburaya. birumvikana. Njyewe rero kubera yuko ntari mbizi ntazi ibyari byo, abagabo barazaga nkabaze se ni ibiki, arambwira ngo niba ibyo bintu utabishoboye ngiye kukwirukana. Mfata umwanzuro rero wo gukora ako kazi, nanjye ndagakora. Maze kugakora, umugabo mbonye yampa 5,000, nanjye ngafata 2 nkabiha murumuna wanjye, akomeza kwiga. Igihe kiza kugera kwa mama wacu baramwirukana, mbese biba urugamba rukomeye, biba intambara ndende. Njye ariko mbona nta kandi kazi nzashobora, mbona nta yindi mibereho nzabamo. Nanjye mfata umwuga wo kuvuga ngo nzajya nshaka abagabo, kandi numva ndi free yabyo, numva birananejeje kuko nta kandi. Nari mutoya kuko ntago urumva imyaka 15 17 ntago bundi ntibiba byemewe, ariko kubera yuko nashakaga amafaranga ya bugufi nagombaga kubikora. Narabikoze rero mbimaramo n'igihe, ntago nabivuyemo vuba, nabimazemo igihe. Igihe kimwe nkaba nabona n'umuntu wagira ikintu amarira, ariko kubera ko uwo mukobwa twabanaga yari umwana mubi, nkashiduka n'uwagize ikintu akora gifatika yamutwaye. Ndabyibuka igihe kimwe mfite umugabo ugiye kunjyana muri Tanzania, we yambwiraga ko tuzabana, ariko kubera uwo mukobwa ibintu byose birahinduka. Ubuzima bwarambiye, bamwe bo twaranajyanaga ntibananyishyure, amafaranga bakayarya, kandi mwaryamanye, amafaranga bakayatwara. Urumva ntabwo umuntu yapanga kuguha amafaranga atakoze icyo ashaka gukora, ntabwo bibaho. Bamwe rero baranayatwaraga, ubuzima buba bubi. Ngeraho numva umutima wanjye icyo kintu gihaze. Naragendaga najya muri Tanzania, hari n'abantwaraga mu bikamyo, tukagenda turi muri ibyo ngibyo, kuzagaruka ngaruka inaha bikaba ikibazo. Ngo ibyo byose nabayemo byageze aho numva birandambiye, ngera ku rwego rw'uko nzajya nywa amatabi. Igihe rero numva ubwo buzima ndimo burandambiye, ariko mu mutima wanjye nkajya mbwira Imana ngo Mana, kuki ibi wabyemeye? Ese hagati aho gato ubise nk'iyo wumvaga uwo mugabo wagiye kugufata ngo akujyane mu kindi gihugu, agukura mu gihugu cy'u Rwanda, watekerezaga ko akujyanye hehe? Watekerezaga ko akujyanye gukora ibiki? Ese wibazaga icyo gikamyo ugiye kujyamo amaherezo yabyo bizagenda gute? Njyewe kubera ko ubundi icyo nashakaga yari amafaranga, numvaga ko nyine nitujyana agakora ibyo akora ari bumpa amafaranga. Ubwo se nabwo bwati se nitugenda muri icyo gikamyo akanyuza muri Tanzania azantayo, cyangwa wenda azananyicira no mu nzira? Ibyo nabitekereza nk'ubwo, kubera yuko njyewe nari narihebye, numvaga nta bundi buzima, numvaga nta yindi mibereho, numvaga icyo ngomba gukora cyose ndi butume mwene mama yiga, kuko njye sinagira umugisha wo kuba nayiga ngo yarangize. Numvaga nshaka ko mwene mama aziga. Tubwiye ngo byageze utangira kunywa ibiyobyabwenge, ahandi ukajya ubyitera mu nshinge. Ese ni ikihe kintu cyatumye umera gutyo nk'umuntu wihebye ku buryo ufite ibiyobyabwenge ukaba wabyiteraho mu nshinge? Numvaga ari cyabiteraga. Njyewe impamvu nabikoraga ni uko numvaga ntagishaka gukora ako kazi. Ngo nabikoraga nshinyirije, ibyo bintu iyo nabifataga cyangwa se ibyo iyo nabyiteraga mu rushinge byabashaga kumpa imbaraga, bikampa imbaraga bikamfasha. Noneho n'ugiye kubikora ntago nabaga mwumva,
nashidukaga byarangiye ni naho havaga yuko n'amafaranga batayampaye bakagenda batayampaye kubera ko wabaga wasinze byagusindisha. kubera ko nabaga nasinze nabaye nk'umurambo amafaranga bakagenda batayampaye. Ubuzima bukomeza utyo. Ubuzima mbukomeza gutyo. Igihe kimwe rero nza gushaka kubivamo ariko nkumva birangoye, nahuye n'umuntu ama amafaranga 50,000 mpita mwiba telefone. Mwibye telefone ndagenda nabona umuntu byanze bikunze azambona, mpita nshaka akazi ko mu rugo. Ya mafaranga nyoherereza umuvandimwe wanjye, nshaka akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo nkagezemo kubera yuko buriya Imana itagusanze ngo igire ibintu yica muri wowe cyangwa igire kamera ikura muri wowe, ibintu ntago bikunda. N'ubundi bya bindi narakomeje ndabikora birangira n'umugabo w'uwo mugore, mbese byarangiye n'urwo rugo rusenyutse bitewe nuko nabigiyemo, ariko bya bindi nakoraga mbere bikiri muri njyewe birangira tutwara umugabo w'abandi cyane. Uko njyewe uko nari nteye, iyo nakubonaga uri umusore mwiza cyangwa uri umugabo mwiza najyaga no gushaka imiti, kuko n'abapfumu nabajyagamo najyaga no gushaka imiti uburyo wa mugabo nabonye njyewe nzongera kumubona. Aho rero urwo rugo rumaze gusenyuka nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ngo hoya reka ngende. Murumuna wanjye rero we kuko yabaga mu cyaro ntiyarazi ibyo mbamo, uvuga ngo uko navuye mu rugo sinongeye gusubirayo. Nagiye nkubita imyaka igera nko muri 4 cyangwa 5, wakabona amuhaye amafaranga kugira ngo abeho, mbese yarazi ko nakize nateye imbere ariko ntiyarazi ibyo mbamo. We rero aza kugira ubuzima bubi, nawe ishuri yaje kurihagarika, ari byo byanteye gukomeza umwuga cyane. Numva ngize n'ububabare. Arangije amaze gushaka umugabo nibwo yagize ubuzima bubi, aza kumpamagara arabimbwira, ariko nari nkibereye muri ibyo byose. Arabimbwira ndamubwira nti ntacyo gukora, nta na kimwe mfite, icyo nshoboye ni ugushaka amafaranga. Ndayashaka ubwo nzajya mbatunga nyine n'umugabo wawe, icyo nshaka ni uko utera imbere, icyo nshaka ni uko ugira ubuzima. Igihe kimwe rero ndabyibuka kugira ngo nse n'ubasha kuva muri ibyo bintu, umugabo umwe w'umugande yarantwaye tujyana ku Gisenyi. Uvuye muri rwa rugo se aho wakoraga nk'umukozi? Yego. Nyuma yaho wongera usubira muri bwa buzima ufata undi mugabo kujyana ku Gisenyi? Yego. Tugeze ku Gisenyi twakoze nyine ibyo dukora, ariko mbona afite amafaranga menshi. Avuga aya mafaranga nyibye ntabwo byibura yazatuma hari ubuzima bwanjye buhinduka. Wowe se witekereza ko watwara amafaranga y'uwo mugabo? Nukuvuga ngo nibyo nakoraga byose ntabwo numvaga mbikunze, ari ubwo kwari ukubera yuko nta buzima bwari buhari bugaragara bwari gutuma ibyo bintu ntabikora. Narebye amafaranga mbona nayatwara, ariko hari nawe yari ameze nk'ufite imiti. Arangije nkiri muri ibyo bitekerezo hamwe ngo nuntwarira amafaranga nzakurogesha, ujye unuka amafi mu nzira mu muhanda. Ambwiye icyo kintu. None se ubwo uwo mugabo urumva yari yabibwiwe n'iki kuba yatekereje ko nawe uri gutekereza ko ushaka kumwiba amafaranga? Njye natekereje ko yari afite ibintu bimubwira ibyo bintu ibyo ndi gutekereza, kuko urumva nari ntarakizwa, ntabwo nari nzi ibyo gusenga. Ibyanjye byose nabagamo ni iyo miti y'abapfumu nabaga nifitiye, nari ntarakizwa sinari mbizi. Akimbwira gutyo numva ngize ubwoba, ndavuga oya, kubw'umuvandimwe wanjye ibi bintu mbikoze nshobora gupfa nawe ukazasanga bibaye ibibazo bikomeye. Ndavuga oya ntabwo ndi bubikore. Mu gutaha buke mu gitondo yantaye ku Gisenyi. Agataho muri ku Gisenyi wenda wabonaga ubuzima bw'Igisenyi, ukubona uburyo haryoshye, kubona ako kanya ukuntu agufashe, ntabwo wigeze utekereza ati se uyu mugabo nta kuntu kuko n'ubundi wese ufite iyo miti, nta kuntu uwo mugabo twakwigumana wenda nkamugira umugabo wanjye? Oya, muri ibyo bihe nabagamo njye ntabwo numvaga nshaka umugabo uzangira umugore. Ntabwo watekereza ko ubuzima buzahinduka ngo witwe umugore wicare mu rugo? Oya, ibyo ntabwo najyaga mbitekereza kuko numvaga bidashoboka, numvaga nta n'umuntu wanyemera kubera ko
abenshi bari bamaze kumenya bazi ibyo nkora njye rero numvaga ko nta muntu wabyemera numva ko nyine ibyanjye ari ibyo ngibyo nimfa nzapfe uzasaziramo cyangwa uzapfiramo rwose njye niko nabitekerezaga ko nabonaga nta bundi buzima ariko mpamya yuko Imana igira umugambi mwiza kandi bajya bavuga ngo icyo yanditse ku muntu ntabwo kijya gisibamo uwo mugabo rero byantaye ku Gisenyi navuye ku Gisenyi ngenda nk'urugendo rw'iminsi 2 n'amaguru werekeza ahubwo ntabwo nari nzi yonge urumva nari naravuye i Kigali mu modoka aho ku Gisenyi n'ubwa mbere nari ngezeho ko niyo nagendaga najyaga mu zindi nce zitandukanye navuyeyo n'amaguru maze ku munsi wa kabiri ndi kugenda nibwo nahuye n'umuntu ampara ifuti urugendo wararugenze n'amaguru urumva rwari urugendo kuko rukomeye kuko urugendo rw'iminsi 2 ntabwo ari urugendo rworoshye none se muri urwo rugendo wabagaho gute kurya mbese ko kumva urushye wabigenza gute ni ukuvuga ngo ntekereza ko ahari nicyo gihe Imana yashakaga ko ibyo bintu mbireka iyo minsi 2 namaze ntabwo nigeze ndya kandi n'amafaranga yose nakoreraga muri ibyo byose nta na rimwe nabikaga avuga ko ibyo byose nabikoraga ku bw'umuvandimwe wanjye nahitaga nyoherereza umuvandimwe wanjye kuko nawe yarari mu muryango mubi ntibamenye kuyakoresha niba narabaga mfite amafaranga menshi kuri konti yanjye nabaga mfiteho nk'ibihumbi 10 ibihumbi 20 icyo gihe rero ntabwo nigeze ntekereza yuko nanayakoraho ubwo bwenge ntabwo nagize gusa natekereje ko hari nicyo cyatumye njya mu mwanya wo kumenya yuko Imana ibaho icyo cyatumye njya mu mwanya wo kumenya yuko Imana ibaho kandi ikora gatoya uri aho ngaho uri muri ubwo buzima uzenguruka aho muri ubwo rugendo rugendaga iminsi 2 watekerezaga yuko byibuze hariho Imana igihindura amateka wenda hari Imana igihindura umuntu wenda hari Imana igihindura ubuzima icyo kintu wari gitekerezaga icyo ntabwo nagitekerezaga kuko nabonaga n'abandi uko bameze nyine numvaga yarandemye bitandukanye nuko yaremye abandi kuko iyo njya kugitekereza nashoboraga no kujya gushaka n'akandi kazi nkagakora kugira ngo ikamperemo umugisha ntabwo nigeze ngitekereza njye numvaga yuko icyo ntekereza byanze bikunze niba uyu munsi nakoreye ibihumbi 10 nayo nagende kuko ejo cyangwa ejo bundi nzapfa nta nubwo nari nzi ko nagakwiye kuba ngejeje izi saha njye numvaga nta yandi mahirwe mfite yo kubaho hanyuma urwo rugendo wararugiye birangiye rukugejeje nararugenze ngeze ku munsi wa kabiri ntabwo nakubwira ngo nari ngeze ahangaha kuko ntabwo nari imazi umuntu umwe w'umusore niwe wampaye lifuti uko nkiri umukobwa nari mugufi ariko niziho ko nari mwiza ko nisigaga amavuta meza arambwira ati rero ngwino nkugezaho ati sugiye ngewe ngiye i Kigali ariko sinzingira njyanayo ninde se wakuzanye ndamusobanura ndavuga ni ngewe ndi umuniga w'i Kigali ntago rwose ibyo umbwira nabasha kubigusobanurira icyakora niba ushaka kungezayo ndaza kukwihera ibyo ushaka ariko ngeze i Kigali mve mu muhanda yanshyize mu modoka cyakora ambera imfura we kuko yarakubonye nyine bimwereka ko uri umukobwa mwiza urumva hari igihe ushobora kugenda mu muhanda ntihagire n'umuntu n'umwe waguhari ifite ariko igitsina gabo hari ukuntu igihe kireba umuntu akaba ati uriya muntu ni mwiza we akimara kukwinjiza mu modoka ntabwo yatekereza ntigeze akubwira ngo ese nanjye byagenda gutya njye nawe twabigenza gutya nimara kugera aho mugejeje ntabyo yigeze ambwira ngewe numvaga byabaho kubera hari ntekereza ko ari nk'umuzimu nari mfite ko iyo nabonaga umuntu mwiza umusore mwiza numvaga nyine yaba uwanjye we nta kintu yigeze ambwira noneho muri urwo rugendo nabayemo n'iyo nzara yanyishe uwo mugabo yatumye nanga abagabo bose kuva uwo munsi yatumye mpita nanga abagabo bose ndavuga ngo nta kindi mfite cyo gukora nta na kimwe wese ubanje kuko uwo yaguhemukiye nahise numva abagabo bose mbanze naragenze ku buryo ibirenge byajemo amazi munsi hatukuye mpita numva nanze abagabo bose hanyuma se yakugejeje i Kigali uwo muntu yarahangejeje nabaga hano Kimihurura mu Myembe niho nari ncumbitse buriya ubuzima bwanjye bwose nibo babuzi
yarahangejeje mpita njya ku mukobwa w'umushuti wanjye namazeyo iminsi 2. Iyo minsi 2 namazeyo ku munsi wa 3 umuntu wanjye yari afite umutwaro wo kunsengera ariko we yasengaga bucece ntago nari mbizi. Ngiye kubona mbona arampamagaye, nari maze iminsi kuri uwo mushuti wanjye kuko urumva nkiva muri ako kazi ko mu rugo ntago nigeze nsubira gufata inzu ngo mbemo. Ubona ufite inyota kira banze ngo banze ugasomye. Urakoze. Yarampamagaye amaze kumpamagara ndamwitaba. Mwitabye arambwira ati rero sinzi ibintu ukora mbona umpa amafaranga ariko njye nagiye gusenga barambwira ngo nzagusengera. Bambwira ko ibintu bamo murumuna wawe hagati aho murumuna wawe yarasanga wakijijwe asenga? Oya ntago yarakijijwe kuko byageze hagati nawe ibyishura bivamo kubera kubura icyerekezo cyo kubamo. Ahita akundana n'umusore aramutwara. Rero nawe aho yamariye gushaka nibwo yakijijwe, nibwo yatangiye gusenga. Agira umutwaro wo kunsengera kandi we wibereye mu buzima bw'imihurura uri muri iri si. Ntabyo yari azi, nari narabimuhishe ko numvaga ko ndimubwira azagira ikibazo. Yarampamagaye ndagenda njyayo nambwira ati nshaka ko ejo tujya gusenga. Avuga nti reka ntabwo ngewe ziriya nzu nazijyamo rwose ntabwo bishoboka. Arangije arambwira ngo ugomba kujyayo kuko narasenze bambwira amateka yawe atari meza. Amaze se ni bande bayakubwiye? Ngo njye narasenze ngo bambwira amateka yawe atari meza. Icyo gihe se watekereza ko Imana ijya ivuga yumvaga se kumva ko mu muntu akubwira ngo Imana yarasenze Imana imubwira ibyawe n'ubuzima urimo none wumvaga ibyo bintu wowe bishoboka bibaho? Njye ntabwo nabyemeraga ko ntabwo numvaga ko Imana ivuga. Numvaga ari ibintu biraho nkumva arimo arananganiriza. Ariko naramwemereye kuko ndamukunda cyane. Naramwemereye mu buryo bwo kugira ngo atababara. Ndagenda tujyayo. Yambaye imyenda miremire, njye nta myenda miremire nagiraga. Niyambarira gusa ntabwo wagira imyenda miremire. Imyenda miremire ndemera ndayambara ariko nagiye mfite isoni avuga se abantu banzi ndi umusitari koko urabona ibintu nambaye baragira ngo nasaze. Ndagenda hari igitaramo iwacu hari umugabo bita Felicine umupasiteri akimbona ahita mpagurutsa ambwira ubuzima bwose naciyemo, ambwira imibereho yose nagize, ambwira ibyo nakoreye i Kigali. Ubwo se watekereza ko ibyo bintu kubibwirwa n'iki cyangwa ari kubikora? Nyine ngiye navuze ko ari umupfumu kuko abapfumu nabagiye ko nari mbazi. Nibyo watekerezaga ko we ari umupfumu wakariho wakundaga kuburi ariho wakundaga kubuzi amakuru yawe yuko ubaho? Yinjye nyine nari nzi ko ari umupfumu kuko ntabwo navuga ko ari muri umuntu wanjye kuko muri umuntu wanjye ntabyo yari azi nayo narabimuhishe. Ndavuga ngo byanze bikunze turiya ni umupfumu uri guhishura ibyanjye. Yarambwiye ibintu byose arambwira arananyigisha ku munota wa nyuma rero ntaragaruka i Kigali njya yaranambatiza muri ADPR. Ariko ku mutima navuga nubwo mbatijwe kubw'umuvandimwe wanjye ntabwo najya mu barokore. Barokore ni abakene ni abanyenzara ntibagira aho baba. Njyewe numvaga ntazabajyamo mbikora kubw'umuvandimwe wanjye. Maze kumbatiza rero haciyeho iminsi 3 nigarukiye i Kigali. Ubigenza tugarutse kandi uje ukijijwe umaze kubatizwa? Ntabwo nari nkijijwe narabeshyaga. Ukuvuga ngo nubwo amazi menshi nagiyemo kwari kugira ngo nezeze umuvandimwe wanjye. Kuko ntabwo nari nzi biva niyo bijya. Niyo bavuga ngo tujye kwiga najyagayo rimwe ubundi nkabyihorera. Ngo nazamutse i Kigali abandi bari mu mubatizo bari mu kwigira umubatizo ngira pasiteri rero njye mfite akazi gakomeye nzagaruka mugiye kumbatiza kandi uri kumubeshya. Ntabwo byashoboka. Nigarukira i Kigali mbana n'uwo mukobwa bamwitaga Jeanne nawe yari uwo mu Ruhango. Turabana ariko nagenda mu muhanda nkumva muri njyewe bya bintu by'abagabo sinkibishaka.
ubwo Imana yatangiye kugusanga nkumva byamvuyemo nkumva nta n'igitekerezo ngira nabona n'umugabo umwe mubona ahuraga nabo ampamagaye nkumva telefone nayijugunye bumwe nkajya kubareba ariko numva bitandimo ariko n'ubundi ubuzima ukumva ko ntaho butahinduka utabikoze oya n'ubundi numvaga ko butazahinduka kuko n'ubundi nabonaga bidashoboka umukobwa rero twabanaga arambwira ati ngewe nkora akazi ko muri resitora yego nkanakora n'ibyo nkora noneho uzashaka ka resitora niba ibyo ukora wumva utashaka kubigumamo ubivemo nta kibazo icyangombwa ni uko tuzabana winjiza ndavuga nuko ibyo ni sawa ndagenda akazi ko muri resitora ndagakora kubera kutamenyera ka kazi no gukuba amasafuriya no kwirirwa mu mazi birandambira ntabwo nabyo nabishobora ntabwo ukwezi kwa mbere bampembye nahise njya gushaka inzu yanjye ibikoresho byo nari mbifite nahise njya gushaka inzu yanjye noneho ntangira gushaka inshuti z'abadamu kugira ngo nazongera kujya njya mu tubyiniro cyangwa se mu tubari nkaza nko mu rugo iwawe ariko nkaza mfite umuti aho se watekerezaga ko ubwo buzima ugiye kubamo ufite inshuti z'abadamu wumvaga se ko n'ubundi ubuzima utazabamo bw'ibyamana n'abagabo kandi akazi n'ubundi akenshi na kenshi kagutunze njye numvaga nshobora kuzagirirwa ubuntu wenda azabona nk'umuntu umwe akankunda ntangire umugore akageza nkamuha ibyo ashaka hanyuma nanjye akampa amafaranga ariko akaba ari umwe kandi nkumva nzamukura mu rugo rw'umuntu tu nkomeza gutyo ariko nibuka ko nabatijwe nanaryama nkumva mfite ubwoba igihe kimwe ndabyibuka nararyamye ngiye kumva numva umuntu arampamagara nabyuka nareba umuntu mu nzu nkamubura ubwo se atekereza ko uwo muntu uri kuguhamagara noneho ari inde ntabwo namenyaga ibyo ari byo nagira ngo niba abapfumu banjye niberamo arampamagara numva umuntu arambwengerega ibyo uzabivemo ngo ubwo si bwo buzima bwawe ndaseka ndavuga ntibi n'ibibazo ndongera araryama iyo nzu nayimutsemo njya mu yindi nzu kugira ngo ndebe yuko amahoro nyabona ariko naryama nabyo bikaba ikibazo ku munota wa nyuma rero ntabwo nzabyibagirwa nagiye mu itorero rimwe ntashatse kuvuga izina kubw'umutekano wanjye cyangwa n'umutekano wabo njya muri iryo torero njyanywemo n'umuntu mpageze numva haramfashije ariko ku mutima nkumva ntabwo nzasenga ibi bintu ntabikora nzakora akahe kazi tugasenga ariko iryo torero ndigumamo sinigeze ndivamo narasengaga ariko nkagenda nkakora na bya bindi ntacyo bitwaye none se ntiwageraga muri iryo torero ngo babe baguhanurira cyangwa ngo bakubwire ibyo ubamo reka none se ko nabaga mfite utuntu twanjye nisize natwo twarabahagarikaga nabaga mfite utuntu nisize nagiraga n'ibyo nambara wari umeze nk'abandi bamera nk'aho batuma mu matora bajya kuzimya impano z'abantu mva nta muntu wari kuba yamenya ibyo nkora naragendaga nkaba naryamana n'umugabo ariko nagaruka gusenga ntibabimenye ndasenga mbayaho igihe kimwe baranyakira muri iryo torero baransengera nuzura mwuka wera baransengera mbikora rwose neza kandi numva ntacyo umutima unshinja cyakora bwo nabonaga n'ibyo bintu cyane bwo nabonanaga n'abagabo bake urumva niba narabonanaga na 5 ku munsi nari naragabanyije urumva bari bake 5 benshi umva ko wahuye nabo babaga ari nk'abangaba babaga ari nka 7 ku munsi umwe ubwo se wumvaga umeze ute umwe twabaraga iminota cyangwa amasaha bitewe n'amafaranga afite ndetse ntabwo wababaraga cyangwa umubiri wawe wumve ntabwo ugishoboye kwakira kandi igihe kimwe nkubwira yuko nabaga nanyweye itabi nyibagize ibyo birumvikana nanone ibyo ngiye gukora waba wabonye bake wumvaga ko byaraguye babaye bakeya 5 none se dusubiye inyuma ho gatoya wumvaga mu gihe wabaga wanyweye itabi no mu gihe wabaga utarinyweye wumvaga itandukaniro ari irihe tubwire nyine tuganirize twumve ibyabaga bimeze kuko abantu bose bari kugukurikirana bafite amatsiko ni ukuvuga ngo ubundi iyo ririya tabi urinyweye
wumvaga ujagaraye mu mutwe, hari ibintu wibagirwa. Noneho iki gishinge bitera mu kaboko cyo hari uwo kigeraho agahita amera nk'uwapfuye. Ngewe rero iyo nabaga narinyweye ibyo twakoraga byose ntabwo nabyumvaga, numvaga ububabare bya bintu binshizemo. Ariko iyo nabaga ntarinyweye gusa igihe kimwe narinywaga numva nashaka guhura n'umugabo uwo ari we wese, ariko kubera yuko ariho nari nteze amaramuko nkavuga oya ntahuye n'umugabo sindi burya ntabwo ndi bubeho. None se aho ngaho hari ukuntu twumva ngo hari bamwe amatabi nyine benshi banywa amatabi bitandukanye, hari urinywa ritumura, hari abarinywa mu mazi, hari abarinywa no mu gikoma, hari n'abiteraga nyine izo nshinge. Wewe wumvaga ibikunyuze ari ibihe? Ni ukuvuga ngo ari iri batumura batekera mu gipapuro nararinywaga, ariko ririya kubera yuko ntekereza hari ku bwonko bwanjye bwari bwarahabye ntabwo ryapfaga kunsindisha cyangwa ngo ringire undi wundi, ahubwo nagiraga ka gafu bashoreza mu mazuru nkagashoreza. Hari n'ibindi byabaga bimeze nk'uko wabona aka gacupa ka pereserine umuntu akurura mu rushinge akitera nk'uko wakwitera urushinge rwo kwa muganga. Ibyo bintu uko ari bibiri, kuko rumagirwa narunywaga nkumva nta kintu gihindutse, n'ubundi wa undi ntashakaga kumva ko ndi kumwe nawe nkumva ko ahari. Ariko iyo nagiraga nk'ibyo nashorezaga mu mazuru akenshi nahitaga ndambarara, nkumva nibwo ibyo ngiye gukora nyine ntari bubimenye. None se hari ikintu ngiye nibaza hagati aho, hari abantu benshi nyine banywa ibyo tabi, bamwe bagahita bumva bashaka kuryamana n'abagabo bakubagize amarangamutima cyangwa ikintu twita santima zo kuba bumva bashaka kuryamana n'umugabo. Wowe wabaga umaze kurinywa cyangwa umaze kubyitera cyangwa umaze kwishoreza mu mazuru, ntabwo izo santima zigeraga ziza muri wowe? Ugize santima zo kumva ko ushaka umugabo nawe mwaryamana wishimye? Nyine ni ukuvuga ngo impamvu nabikoraga akenshi nabaga nahaze kuba ndi kumwe n'umuntu numva icyuya cye ahari, ntabwo ubushyuhe bwo nabuburaga buraza. Ariko iyo yamaze kukugeraho cyangwa se yagufashe, hari ibintu byinshi bibaho utumva, ukaba wagiye watwawe na bya bindi wanyweye. Mbese umwanya mwamaze ngewe ntabwo nawumenyaga, kubera ko mu mutwe wanjye nari naramaze kwirambirwa, numva ibyo bintu ntashaka kubigumamo, nkashaka rero ikintu cyamfasha. Iyo rero ibyo nabaga nabibonye, uruhande rumwe numvaga birimo ariko natekereza yuko ibyo bintu mbirimo ntabikunze ntabishaka, nkumva ndashaka ikintu kiri butume ngewe ntitekerezaho, byo uranze kubikora kubera ko hari icyanteye imbaraga. Watubwiye ngo uhagaze uri mu gakiza neza, uri gukorera Imana nk'uko ubishaka, ariko ni iki cyatumye wumva ugomba guhita ibintu urimo bireka burundu ukemerera Imana ikagukoresha, noneho utari kubikorera nk'umuhanuzi ukiri indaya, ukiri wa mujya mu bapfumu, ukemerera Imana ikagukoresha? Koko byagenze gute kugira ngo noneho wemerera Imana igukoresha? Ikintu cyatumye rero nemerera Imana, urumva nari narakijijwe n'urwo rusengero baranyakiriye, nari umukristo waho. Umupasiteri waho igihe kimwe nagiye gusenga, urumva ko n'ubundi nasengaga ibyo mbikora, arangije arambwira ngo mbonye bagutera inda. Ariko ndaseka cyane, ndaseka ariko koko mu rusengero. Arongera arambwira ngo mbonye bagutera inda, ngo kandi iyo nda umuntu wayiguteye arakwanga, ubaho ubuzima bubi, inzara irakwica, wambara ubusa. Ibyo bintu se wabigeze ubibona byigeze bikugeraho? Yarabimbwiye ndaseka, numva ni ibintu bitabaho. Haciyemo ibyumweru 3 nari mfite umusore twakundanaga, dupanga ko njya kumusura. Nagiye kumusura rero mvuye n'ubundi mu masengesho, niriwe nsenga, ahita azaramfata, namaranye nawe iminsi 3. Uriwe? Ndiwe. Aho nahavuye ariho nkuye yanda. Ndataha, ukwezi gushize numva narahindutse, ukwa kabiri gushize numva narahindutse, njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga nsanga ndatwite. Ubwo wabyitwayemo gute usanze utwite n'ubuzima urimo kandi ubuzima ubayeho butakwemerera kubyara?
njyewe nese numva ijuru ribaye nk'aho ringuyeho ariko buri umugambi w'Imana ku muntu iyo igushaka ntibura ahantu igukura iyo igushaka inzira zose aho muhuririra hagusanga ntabwo nigeze ngira igitekerezo cyo kuyikuramo oya naravuze noneho naravuze nti ibi bimbayeho kubera ko nasuzuguye umugambi wababimbwira nkanga kumva kwari ukunkebura ngo mve mu ngeso zanjye hamagara uwayinteye rangira yambwira ngo ntabwo ari gutera inda wenyine niko yagusubije niko yansubije ubwo kanya wese wiyumva ute wowe wizeraga ko ari ugiye kugufasha agiye kwenda kuhita kugira umugore kugira ngo bwa buzima ubashe kuba ubujandutsemo wumvisha akubwiye ngo ntabwo nari utera inda njyenyine wabyitwayemo gute ako kanya wifashe ute njye numvise yuko nyine ni kwa kundi nyine ngiye gusubira muri bya bindi nabagamo noneho nkabikora neza n'inda kugira ngo n'umwana ntwite azabeho yaneye utwatsi inda igize amezi 2 sinongeye gusubira mu rusengero pasiteri iyo yampamagaraga ntabwo namwitabaga hamwe wajya kujya gusenya ntongeye gusubira ntabwo nongeye gusubirayo nagize isoni umva ibimwaro biranyishe nshaka akazi ko mu kabari ufite inda mfite inda natangiye kugakora inda ifite amezi 2 ariko buriya ibintu bitarimo Imana ntacyo bimara narinze njya kubyara nkigakora nta muntu wigeze amenya ko ntwite kere kuba nabibwiraga nta n'uwabimenyaga n'umugabo ashaka ko tubonana twaragendaga tukabonana ntamenye yuko mfite n'iyo nda ntabwo byamenyekanaga hagati aho ko twumva ngo abagabo benshi baba baryamana n'abakobwa bicuruza abenshi ntabwo bakoresha udukingirizo we byabaga bimeze gute ndibaza ko abantu twumva ngo abagabo benshi baryamana n'abakobwa b'indaya hari ababa bashaka ko baryamana nta dukingirizo wowe ni kubera iki wibazaga gute ubwo buzima bwagamo gute ese uwo mugabo yazaga kuvuga ati sindi gukoresha agakingirizo kandi nkeneye ko turyamana wabigenza gute ese ni irihe banga wakoresheje kugira ngo udasama muri icyo gihe cyose wabayemo ukora ubwo buraya njyewe rero ntabwo mu bintu byose nakoze ntabwo nigeze nkoresha agakingirizo nicyo cyatumye nemera ko Imana ibaho ikintu cya mbere cyatumye nabyara nabaga muri wonapo nari mfite agapira k'imyaka 5 icyo cyo rwose ntabwo nzi ko hari n'abayijyamo bagasama niyo mpamvu uwo mupasiteri nakubwiye yambwiye ngo ngiye gutwita ariko simbyemere simbitekerezeho kuko nari nzi ko ako gapira ngafite ntabwo nabitekerezagaho ko byabaho aho kuvuga ngo gutekereza ko ndi bwandure n'iki ntabwo nigeze mbitekerezaho kubera ko numvaga ubuzima bwanjye ubwo numvaga ko ninayirwara nzayirwara ngapfa bikarangira ntabwo nigeze mbitekerezaho kandi abenshi ntibazaga bafite gahunda y'uko ako gakingirizo kari bube gahari ahubwo bazaga bashaka yuko tutari bugakoresha abantu muri sindi bubireke ariko ntekereza ko Imana agira ngo inyereke ko ifite imbaraga kuko nubwo nabibayemo ibyo byose ariko ntabwo nigeze ndwariramo sida icyo nicyo kintu yandinze kandi rwose yo kabyara ndayishima ntabwo nigeze ndwara sida mu bintu byose nabaye Imana yacu ishimwe niba narakoresheje agakingirizo igihe kirekire ni nka 2 cyangwa 3 ubundi njye nakoreraga barakurinze se Imana yarandinze hanyuma ubuzima burakomeza ukora mu kabari n'inda mu nda igihe kiragera urabyara narabigakoze ndagakora umwana wanjye nanamubyaye ntaripimishije kuko nashakaga umugabo tujyana kwipimisha nkamubura namuhamagara ngo tujyane kwa muganga akamubwira ngo sinkamubwira ubusa njye nabyaye ntaripimishije ariko nabyo ntekereza ko ari umugambi w'Imana kuko aho hantu narahakoze noneho kugira ngo inyemeze kandi nakoreraga amafaranga ariko nabyaye nta n'igiceri n'ikijana mfite nabyaye nta n'isarubeti naguriye umwana wanjye nkango iyo nayabonaga icyo nakoraga nishyuraga inzu y'abandi ubundi nkahita njya mu bapfumu nshaka insinzi yazatuma uwo mugabo agira ikintu akora bakayarya bakayarira ubusa kandi nawe ntagire ikintu akora umunota wa nyuma rero nyine inda yaje gukura njya kubyara mbyara nta mwenda n'umwe nkimara kubyara ubwo nibwo urugamba rwatangiye
ni nabwo gutekereza ba bagabo bose byahise biva muri njye, ni nabwo kuzenguruka muri bya bindi byose naciyemo. Uwo munsi nkimara kubyara nta kigoma nta gitenge, ubwo se umwana wamufatiraga mu ki muri uwo mwanya wabyaraga? nkimara kumubyara abamuganga bamufashe mu bitambaro byabo. Mfite akabazo hagati aho, kuvuga ngo wagiye mu bapfumu, ese abo bapfumu kuko twe tubyumva abantu babivuga, ese wowe wabagiyemo uzi uko bakora? Ese koko barakora ibintu byabo birakora? Ese ibyo baguhaga kuko wabonaga ko byakoze, cyangwa ni kwa kundi biba abantu bashaka kurya amafaranga y'abantu? Tubwira ukuntu wowe wabibayemo, ukuntu bize. Abapfumu rero ntabwo bakora, nkurikije nuko nabonye Imana, nkurikije n'ibyo naciyemo, ntabwo abapfumu bakora. Iyo abapfumu bajya kuba bakora mba narubatse etaje, kuko amafaranga naryaga abagabo yari menshi, amafaranga nabakoragamo na telefone zabo natwaraga byari byinshi. Ku ruhande rumwe ntabwo abapfumu nta kintu bashoboye, kandi ushobora kujyayo uyu munsi ukabona hari akantu kamwe ariko utahira ko ngako nta kintu na kimwe bitanga. Kuko njyewe igihe nabazengurutsemo, kandi ntabwo najyaga mbajya mfite 50,000 cyangwa mfite 30, oya ni 100 ni 50, ntabwo abapfumu bakora. Naje gusanga iyi Mana y'amahoro ariyo ikora kurenza ibindi byose. Iyo bajya kuba bakora, hagati aho ugira inama abantu bumva ko bizereye mu bapfumu, ikintu cyose batekereza ko kizakundira mu bapfumu uko bagiye mu bapfumu, ubagire nk'inama ho gato kuri icyo kintu. njyewe rero ikintu nababwira, kuko nabiciyemo igihe kirekire, na Tanzania nagiyeyo nshaka abapfumu, ariko nta kintu byamariye. Kandi icyo nashakaga ko gihinduka muri ibyo bihe ndi mu bapfumu ntabwo kigeze gihinduka. Uvuga ngo igihe cy'abapfumu ni igihe gitoya, ntabwo ari igihe kiramba, ni igihe kimara akanya gato. Ibyabo bifite garanti, ni igihe kimara akanya gato. Ngo niyo miti baduhaga twisiga, iyo wayimaranaga nk'iminsi 2 cyangwa 3 utarongera kwisiga indi, nta kintu n'ubundi nta kintu byabaga bimaze. Ngo imbaraga z'abapfumu nta gaciro zigira, ntako nigeze mbona, kuko iyo njya kukabona mba ndi hejuru cyane ku rwego rukomeye. Hari umukobwa uri hariya hanze, we yumva ko nimugoroba nihagera ari kubitema akaminike akigira gushaka amafaranga, yisize nawe ya miti. Uwo mukobwa uramugira iyihe nama? Nkawe wabibayemo, waciye muri ubwo buzima, uwo mukobwa utekereza ko ubuzima bwe ari aho buzingiye aka kanya, nkawe Renata uramugira iyihe nama? Yewe rero inama namugira, kuko nabivuyemo, inama namugira izi saha, nagira uwo ari we wese waciye muri ibyo bintu, nuko yabivamo agasenga, agakurikira Imana. Bamwe baravuga ngo ibya Yesu ni ku murongo, nibyo koko ni ku murongo, ariko iyo wanye n'Imana hari igihe ujya ku murongo hafi ikagutabara. Kandi nabonye iyo ujya ukizwa, iyo itabanje kugukanda ikorohereza imisonga. Ariko naje gusanga ibyayo kubigumamo bimara igihe kirekire, naje gusanga ibyayo kubitindamo bimara igihe kirekire. Rero icyo nababwira abantu nk'abo nuko babivamo, nubwo bitoroshye.